turabasuje mu izina rya Yesu. Imana niba umugisha. Nkuko mubimenyereye nitwa Habumugisha Pacifique. Iyi ni channel yitwa Utwigarurire TV. Dufite umutumirwa, reka tumwakire mu izina rya Yesu. Ni karibu, reka atwibwire niturangiza tumwakire mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Musirikare Jean Paul. Shimye Imana ko yabanye natwe ikaturinda. Nkaba nshimiye n'abadutumiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nkuko musanzwe mumenyere ko tuganira ijambo ry'Imana, uyu munsi nabatumiriye umuvugabutumwa kugira ngo atuganirize ku ijambo ry'Imana. Reka tumusengere kugira ngo Imana imufashe ibyo avuga Imana ibishyigikire. Umwami mwiza, turagushimye, dushimye imbabazi n'urukundo rwawe, watugiriye neza, wabanye natwe, waduciriye inzira kugira ngo izi saha tube tukiriho, izina ryawe nirihimbazwe. Ntago ari ku bwacu, ahubwo ni kubw'imbaraga zawe. Tugushimiye umwanya nk'uyu duhaye kugira ngo tunezererwemo. Rero akanya nk'aka dusengeye buri muntu wese udukurikiranye ngo ubane nawe, umwiteho, umucira inzira. Wabonaga ko bigoye, uwo nguwo ubyoroshye, wabonaga ko bimuyobeye, ibyo bikurweho. Rero kugira ngo uyu mwanya tujye kwinjira mu ijambo ry'Imana, buri muntu wese awujyemo abohotse. Reka ugiye kurivuga nawe ntaba ari we, umwuka wera abane nawe, kandi ukomeze kutwereka muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4. Turasoma ku murongo wa 7. Hari amagambo avuze ngo babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Reka dusimbuke dusome 13. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Amen. Tugiye rero kuganira kuri ijambo ry'Imana mu minota dufite. Rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni imbaraga ki zibatera gukora ibyo. Ubundi mu buryo busanzwe hari imbaraga nyinshi abantu bajya biringira cyangwa se abantu bakoresha. Hari imbaraga zigera muri 3, ntabwo turi buzivuge izo mbaraga zose, ariko turaza kuvuga ku mbaraga imwe, imbaraga ikorera mu bizera. Hari imbaraga bivuze ngo hari imbaraga zikorera mu batizera Imana, izo zijyanye n'imyuka mibi ntabwo turi buzivuge. Hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'uburyo butandukanye, izo zose ni imbaraga. Ariko imbaraga ngiye nshaka kugira ngo tuze kuganiraho ni imbaraga zikorera mu bizera. Izi mbaraga rero zikorera mu bizera ni imbaraga zitangwa, zatanzwe na Kristo umwami wacu. Izo mbaraga nizo tugiye kuganiraho. Rero dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Ijambo ry'Imana riravuga, ni abagabo bagera muri 2 bari babajije aya magambo, uwitwa Yohana ndetse n'uwitwa Petero. Igihe kimwe ijambo ry'Imana riravuga ngo umugaragu w'Imana Petero ndetse na Yohana ngo bazamuka bagiye gusenga ku isaha ya 9, bageze ku rusengero ku irembo ryitwa ryiza, basanga ikirema. Mu mvugo y'iki gihe ni umuntu ubana n'ubumuga, ariko iki kirema ngo kicaraga ku irembo gisabiriza winjira mu rusengero ngo agihe. Umuntu wese wamubonaga wamunyuragaho yaramusabirizaga kugira ngo amufungurire. Ariko ndashaka kuza kuvuga ku ijambo bababajije aba bagabo, ngo Petero na Yohana bageze kuri iri rembo ryitwa ryiza, bahasanga iki kirema rero ngo kiza kubareba, kibona ko ari abantu bafite ikintu, kibona ko ari abantu b'abagabo. Bundi buryo busanzwe iyo ugenda hari igihe abantu babona ko hari ikintu ufite ku mufuka mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu nawe ugomba kugira ubutunzi, niyo mpamvu ugomba kugira ikintu ugomba guha abantu, utagenda imbokoboko gusa. Ku muntu wamenye Imana, ku muntu wizera, niyo mpamvu ugomba kugenda hari ikintu ugomba gufashisha abantu. Petero na Yohana rero bageze ku irembo ryitwa ryiza, bahasanga iki kirema.
iki kirema naje guperereza nsoma Bibiliya neza nsanga iki kirema cyari gifite imyaka 40 ni yaramaze igihe kirekire mu myaka ye yose y'ubuzima bwe. Mu myaka 40 yaramaze igihe kinini ababaye yicaye ku irembo ryitwa ryiza asabiriza abinjiraga n'abasohokaga muri urwo rusengero ngo bamuhe. Petero na Yohana rero bahageze, iki kirema ngo kirabasaba, ariko Petero aza kukibwira ijambo ryiza abwirijwe n'umwuka w'Imana, arakegera arakibwira ati rero twebwe ifeza n'izahabu ntazo dufite ngo tuziguhe, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Bakimara kumubwirira iryo jambo, ikirema kirizera kiravuga ati ikintu bagiye kumpa ni igiki, gitekereza ikintu bagiye kugiha. Aravuga bati byanze bikunze barama gatubutse, barama yindi bintu bifatika. Ariko Petero yuzuye umwuka wera abwirijwe n'umwuka w'Imana yaratekereje. Yeyo ntekereje iri jambo bari bagiye kumubwira, baragenzuye baravuga bati uyu muntu nubwo yaremaye hari ikintu twamuremera kugira ngo ave ahangaha kuri iri rembo ajye areke gusabiriza. Hari ikintu twamuremera, mu yandi magambo bivuze ngo Imana ireba igikwiye ntabwo ireba ikibanza, bareba igikwiye cyamugirira umumaro mu buzima bwe bwose. Bibiliya ivuga neza cyane ngo Petero arabwira ngo wowe udutumbire, icyo dufite twebwe turakiguha, icyo dufite ngo babona ntakoze mu mufuka. Barangije bamubwira ijambo ryiza nakunze, bahagaze mu kwizera, baramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka. Haleluya. Ijambo riravuze ngo n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Ndaza kugera kuri iri jambo. Hanyuma ngo muri uwo mwanya abari baje gusenga bose bateranira ku irembo ryitwa ryiza, ngo haba urusaku rwinshi cyane, abantu barasakuza bavuza induru, abantu bashima Imana, haza n'abandi barwayi benshi barabasengera. Hanyuma abakuru n'abatanyi ngo baza gufata Petero na Yohana ngo babashyira mu nzu y'imbohe, babonye akavuyo bateje, babonye impagarara bateje aho ngaho, ngo bagera mu nzu y'imbohe. Petero na Yohana bageze mu nzu y'imbohe ntabwo baretse gusenga, ntabwo baretse kuririmba, ntabwo baretse inshingano zabo, ngo barakomeza baragenda kuko hari imbaraga bari bahawe. Izi mbaraga bari bahawe iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, hari ijambo ku murongo w'8 Bibiliya ivuga neza cyane. Yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Uwo ni Kristo Yesu wabwiye abigishwa be, arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Izi mbaraga rero nshaka kuvuga ni imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zishoboza umuntu mu rugendo, imbaraga z'umwuka wera nizo ziturinda, imbaraga z'umwuka wera ziraturagira, imbaraga z'umwuka wera tugendana nazo. Haleluya. Imbaraga z'umwuka wera iyo uzifite, iyo ugendana nazo zirakurinda zikakurinda imbaraga zose z'umwijima. Izi mbaraga z'umwuka wera umubyeyi wagendanye nazo abana nazo akubaka urugo rwe, umugabo wabanye nazo agenda nazo akarinda abo mu rugo rwe. Umusore uzifite abasha guhangana n'imbaraga z'icyaha, umukobwa uzifite abasha guhangana n'imbaraga zimurwanya. Buri muntu wese ndamwifuriza gutunga izi mbaraga z'umwuka wera. Buri muntu wese uri kutwumva ndamwifuriza kugira ngo yongere atunge imbaraga z'umwuka wera. Mu bihe nk'ibi ngibi abantu batagisenga, mu bihe nk'ibi ngibi abantu batakiririmba, amakorari menshi atakiririmba, iyo ufite izi mbaraga z'umwuka wera, nubwo abantu baba batagisenga abandi batakiririmba, ariko izi mbaraga z'umwuka wera zirakurinda. Izi mbaraga z'umwuka nizo zizatujyana mu ijuru. Izi mbaraga z'umwuka wera, izi mbaraga z'umwuka wera ziratuyobora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera naza, umwuka wera naza ngo azabigisha, abayobora inzira yo gukiranuka, azabigisha, umwuka wera. Haleluya. Ndabifuza gutunga imbaraga z'umwuka wera. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo Petero na Yohana ngo bamaze kubata muri gereza, ngo buracya, ngo abanyarukiko baraza, abakuru n'abatambyi baraterana. Bibiliya yavuze ku murongo wa 7 ngo babata hagati babaza amagambo akomeye cyane. Barabaza ngo mbese n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Babata hagati barabaza ngo mbese n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Mu kwiregura kwabo twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Hariya twasomye mu bice 4 ku murongo waho wa 7, iyo usomye ukamanuka hepfo ku murongo w'8, nuko ngo Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware bantu n'abakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye neza, mumenye mwese ko abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu w'i Nazareti. Bibiliya ivuze ngo iki? Ivuze neza cyane.
Petero avuga amagambo akomeye cyane, haravuga ngo uyu munsi turabazwa umuntu twagiriye neza, kandi uyu muntu twagiriye neza nta kindi kibidutera, ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wa wundi mwishe mu mbamba, wa wundi wabaye ibuye ryahinywe n'abubatsi, ariko ku Mana rikomeza imfuruka, ngo bariregura buzuye umwuka wera. Mbere yuko nza gukomeza iri jambo, mbere yuko nza gukomeza aha hantu, Bibiliya ivuze ngo iki? Yesu ahamagara abigishwa be, yarababwiye ahamagara 70, ababwira amagambo akomeye cyane, arababwira ngo nimuze, arabatuma atuma babiri ngo baragenda bajya hirya mu masinagoge no mayira, ababwira ngo nimugende mu mahanga yose, aho uzemera muzamubatize, ngo bigishe ijambo ry'Imana buzuye umwuka wera. Ariko ababwira amagambo akomeye. Shaka kukubwira kugira ngo nawe y'amagambo uyu munsi wa none hari ijambo Imana yakubwiye. Ese mukozi w'Imana, muririmbye mwene data, uyu munsi wa none hari ijambo uri kumva, bashumba bacu, bapaseri, abaririmbye, badiyakoni, uyu munsi wa none izi mbaraga z'umwuka wera birashoboka yuko hari ijambo wabwiwe n'Imana. Iri jambo riravuze ngo amaze gutuma 70, arababwira ngo nimugende, dore mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega aryana, ariko nimumara kugera hirya mugahura n'intambara, mugakubitwa bakabica, muzamenye ko nubwo babakubita bakabarenganya, nanjye babanje kundenganya. Ababwira amagambo akomeye ngo nta mugaragu uruta shebuja. Ndabifuriza bene data kutunga izi mbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zifite, ubasha kunesha, ubasha guhangana n'ibikurwanya ukanesha. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo n'imbaraga ki? Ku murongo wa 13 hari ijambo rivuga ngo babata hagati, ku murongo wa 13 hari ijambo rivuze ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, ngo barababwira ngo mbese ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Iyo umuntu afite imbaraga z'umwuka wera kandi abana na Yesu, izi mbaraga ziramushoboza, izi mbaraga ziramuyobora, kandi izi mbaraga ziduhishurira, izi mbaraga zizatujyana mu ijuru. Tuvuge ngo amena. Tugiye gusenga Imana. Ntago ndi buvuga amagambo menshi akomeye cyane, ariko mwene data, ni imbaraga ki ziri kugukoresha muri iyi minsi ya corona, abantu batagisenga, insengero zifunze, nize imbaraga ziri kugukoresha. Ndakwifuriza gutunga imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera zizakuyobora. Imbaraga z'umwuka wera nizo ziduhishurira ibyo tutabasha kwebwe ubwacu kumenya. Izi mbaraga z'umwuka wera, tuvuge ngo amena. Haleluya. Izi mbaraga z'umwuka wera ndakwifuriza kuzitunga. Mu gihe gisa nk'iki mubyeyi, ugomba gutunga imbaraga z'umwuka wera mu rugo rwawe. Wa mugabo we, ndakwifuriza gutunga izi mbaraga z'umwuka wera. Tugiye gusenga Imana. Mbese izi mbaraga z'umwuka wera urazifite? Mbese izi mbaraga ntago usigaye uneshwa, ntago bakubwira nawe ukaneshwa? Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusaba mwene data adusengera Imana. Ariko tutarasenga Imana, ndakwifuriza gutunga izi mbaraga z'umwuka wera. Mbese izi mbaraga z'umwuka wera urazifite? Ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byaguteye gukora ibyo? Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, bamenye ko n'abaswa batigishijwe, ngo baratangara, ngo ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Ndakwifurije kubana na Yesu neza. Nubana na Yesu neza, araguha kuri izi mbaraga z'umwuka wera. Nubana na Yesu neza, azakuneshereza. Nubana na Yesu neza, ntacyo uzaba. Muzanyura mu bikomeye, ariko ntacyo uzaba. Tugiye gusenga Imana. Ni imbaraga ki? Ni imbaraga ki zituma ababyeyi babyara? Ni imbaraga ki zituma urya uburozi ntupfe? Ni imbaraga ki zikubeshejeho? Nta zindi. Ni ukubana na Yesu neza, akaguha kuri izi mbaraga z'umwuka wera. Reka dusenge Imana. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushima imbabazi n'urukundo rwawe. Habwa icyubahiro kubw'imbaraga zawe utanze mu mitima y'abakwizeye, kandi tugushimiye kubwira ijambo twumvise. Haleluya. Tugushimiye ko iyo uvuze biba, wategeka bigakomera. Aba bagabo bari bafite imbaraga, izi mbaraga zakoranye nabo. Nsengeye buri muntu wese udukurikiye kugira ngo umwambike izi mbaraga. Izi mbaraga zituma umuntu akira nta na muganga yabonye. Izi mbaraga zituma umuntu arenga ibyasaga nk'ibigiye kumwica. Haleluya. Dusengeye buri wese udukurikiye ngo umuhe imbaraga. Izi mbaraga zitanga urubyaro, izi mbaraga zirubaka, izi mbaraga zitanga intsinzi, izi mbaraga zitanga byose. Izi mbaraga tusabiye buri wese udukurikiye kugira ngo yakire izi mbaraga. Nuha umugisha buri wese udukurikiye, kandi n'umwigisha wacu muha umugisha. Komeza kutwambika izi mbaraga, kuko ufite izi mbaraga niwe uzareba mu maso y'Imana. Urakoze, tubigusabye tukwiringiye ko ibyo bishoboye, kandi izi mbaraga tuzohereje ku barwayi,
izi mbaraga tuzohereje mu nzu z'amagereza, izi mbaraga tuzohereje mu bice bitandukanye z'instance mora, turohereza izi mbaraga kugira ngo zikize abasa nk'abari bananiwe, zitera imbaraga ku bantu bari baracitse intege, zongere gutanga agakiza ku bari bananiwe. Izi mbaraga reka zibature abantu bose bari baraguye baracitse intege. Urakoze kumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, tubashishikarije gukora subscribe na link na comment, n'ibitekerezo byanyu birakenewe mu izina rya Yesu, amen.